turatangiye tugeze Joma Festival 2016 dutangiye haruhamagara Sister Jane ndakwinginze tegereza kiswe ngukize twist cyangwa se kugurana niba ari byo wakwita yewe we wasanga ari bimwe bavuga ngo abambere babaye abanyuma nuko iki kiswe gucya njye mwumva cyari Didier Manirakiza mbasuhuza kandi toro ry'Imana mukomeze kugira amahoro ava ku Mana katurebe haravuga ngo Sister Jane ngo ndakwinginze tegereza kumva sister cyangwa se brother amagambo nkayo umushiki wanjye cyangwa mwene data kamenya ngo ni mu rusengero abantu baterana murabizi Sister Jane umeze ute? Jane yambaye imyambaro yewe we nukubera iki meze yewe we mwabonye hansubiza inyuma kakana umugomba kukabona genda bambaye ubwambaro buteye gucya bateza uburarira ari mu basore yewe n'abagabo hanyuze bakita ngo bagiye gusenga na Bibiliya mu ntoki ngo bari ku murimo w'Imana n'uwande n'uw'Imana n'uwa Satani ndakwinginze tegereza tuma abasore bagigira n'icyaha cy'ubusambanyi mu mitima yabo n'ibiki umeze ute dore yewe we byari bimeze gute ku rusengero byari neza hari ikintu nagira ngo ubwire n'iki mbwira umva Jane iyi myambaro wambaye ntabwo yabura kutabikomozaho iyi myambaro wambaye Jane ariko agakanzu kandi ugiye kukavugaho iki dore ntabwo yishimye urabizi ni perezida w'urubyiruko perezida ntiyagaceceka hanyuma nawe uru rubyiruko niwe wambara ucyo abantu hanze hariya bazadutekerezaho iki umva Jane iyi ni mini pe wambaye nk'indaya hanze hariya Jane mbona hindura mikoro sinzi ubuke iyi ni drama ni kinamico wambaye nk'indaya ahindura mikoro sinzi icyo agiye gukorera perezida w'urubyiruko Did you just call me a prostitute? umva brother Mark cyangwa se musaza wanjye Mark unyise indaya njyewe yewe we dore icyo yamukoreye urushyi Jane ubanze ibyo bamuvuga ari ukuri ahita yigendera Jane arankubise urushyi perezida w'urubyiruko haruwa ibintu ndi kumva ni ibiki ninde wo gukubisa urushyi Sister Jane niwe unkubise urushyi baramuseka ibyo bibaho ubu utegereje ibi byo ni ibiki ngo Jane yagukubisa kubita Maka ibyo umuntu yabyumva ute abaye ari njyewe ntituba twarwanye inkundura weme ni wamwohereza ingumi waba uri umutagatifu Luka ntabwo waba ukiri Maka kabisa aramusezera sasa perezida w'urubyiruko arumirwa mbega gushoberwa ibi sinabyizera urubyiruko rusigaye rukubita perezida warwo ibi ni ibiki koko tuvuye aho garuka ari ugusoma ijambo ry'Imana ari hararyumva urakoze Yesu urakoze data perezida w'urubyiruko ahita amwegera yego Maka yego nyakubahwa ntabwo nari namenye ko ahageze guhaye ikaze ndagushimiye ese byose bimeze bite byose ni sawa kandi ngiye kumeze neza yego nyakubahwa guterana n'umurimo w'Imana bimeze bite ko tumeze neza ra ndabyumva the reason why I called you, as your pastor, I must tell you the truth.
Mark mama naguhamagaye urabizi nkanjye pasiteri wawe ngomba kukubwiza ukuri. And whatever God is saying, it is good for us to abide. Kandi iby'Imana yavuga byose biba ari byiza ko tubyakira tukabyemera. Ibyo nibyo pe, ibyo urabyiringiye. Yego byiza. Okay, reba itegereze. Last night God was showing me a picture concerning you. Ijoro rishize hari ishusho Imana yanyeretse ikuvugaho. Yes. He showed me all and I remembered. Ingo pe yabinyeretse byose kandi ndibuka. That you told me that Sister Jane, after your last fellowship, when you approach her to caution her of what she's putting on and the way she's living her life. Ko Jane igihe muheruka guterana umwegero umugira inama y'uburyo agomba kubaho. She slapped you. Ko yagukubise urushyi. Ese sibyo? Ibyo nibyo. I know. Ndabizi. You told me that she apologized. Yes. Kandi umbwira yuko yagusabye imbabazi. Ibyo nibyo. You say you forgive her. Uravuga kandi waramubabariye. But you know, we are running a race to meet the perfect man. I hope you know it. Yes, Pastor. Urabizi turi mu masiganwa yo guhura n'umugabo uzira inenge. And there is a glory upon everyone's life. Kandi uzi ko buri buzima bwa muntu hariho ubwiza. And once you made any mistake, this glory can depart from you. Kandi igihe ukoze ikosa rimwe ubu bwiza bukukurwaho ukigendera. Evangelism or amount of the work you have done. Ubu bwiza ntabwo buterwa n'ibwiriza butumwa wakoze cyangwa ingano y'umurimo wakoze. Reka God knows. Haba na bishop wabiki. God is saying. Imana irabizi kandi umva ibyo Imana iri kuvuga. God told me that indeed you say you have forgiven Sister Jane. Yes. Imana yambwiye yego ndabizi ko aravuze ngo wababariye Sister Jane. Yego naramubabariye. But ariko Bible said that out from the abundance of the heart the mouth speaketh. Tujye tuvuga ibivuye ku mutima. Tugomba kuvuga ibyo kubeshya. Kiya gukora ibyiza inyuma mu mutima uri mubi bivuze iki? Ntacyo babimaze. Whatever we do that does not come from our hearts. Ibyo dukoze bidakomotse ku mutima. We have not fulfilled the scripture. Icyo cyanditswe ntago tuba tucyujuje. Luka 6:45. Wahabimenya be yayo. You forgive her just with a mess saying it. But from your hearts, you have not forgiven Sister Jane. Imana yambwiye yuko abivuze utabikuye ku mutima kuko ku mutima ntabwo wamubabariye nubwo wamubabariye ku munwa. Brother Mark cyangwa se president wacu sinzi. Pastor ibyo uvuga ni iki? Ngiye namubabariye mbikuye ku mutima. You forgive her from your heart. Urakomeje nibyo yego pe. Uri imbere y'ubwiza bw'Imana. Ese uri kuvugisha ukuri? Yego pastor. Njyewe ndi president nabeshya nti. Na bishop bakubeshya. Nguki. The kingdom race, the glory we are talking about is not about being president. Ubu bwami turi kujyamo iri siganwa ntabwo ari rijyanye no kuba president. The bishop no. Cyangwa kuba umubishop ibyo nibiki. No problem. Ariko ne wavuze ko amabari nta kibazo da. For every revelation he knows why he has revealed it. Imana ni yibibizi kuko ishurirwa ryose Imana ibizi impamvu ihishuye. Yewe we nakamwe ukora wibereye mu cyumba cyawe uri wenyine. Ahubwo sako ni kanini. Ahubwo icyo wibwira mu mutima utekereza nta wundi muntu wakubonye aba kubona akavuga ngo yewe we ura n'umutagatifu. Nguki nabwo wabuzi Yohana wa mbere 3:20 unubwo imitima yacu ducira urubanza. Kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose none umutima ugucira urubanza Imana iruta uwo mutima urumva niki? Ewe we. No problem, so can we just pray? Umuntu umutima w'umuntu ni ububizi nta kibazo kandi dusenge. Father, I pray may you help your son even as he has said forgiving her. Mana ndasenze ufashe umuhungu wawe nubwo yavuze ko yamubabariye. Mufashe Uwiteka to do according to your will. Akore bijyanye n'ubushake bwawe. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Yewe we hari uri kurira. Ahamagara Mark. Mark byagenze ute? Mark ni president w'urubyiruko. Why do you
kubera iki wansize hano Where do you go? iyo batangiye kuvuga ngo umuntu yagiye hey Mark! Hey! You left me alone in this world. Hey! yewe we wansize njyenyine muri iyi si ubanza yari mushiki wa Maka byagenze bite ndakamuhoza ndakwinginze wirira ni mushiki we koko musaza wanjye yagiye ni Faith urukurira na Lovett agerageza kumuhoza ibyo bintu ndi kumva ni ibiki Brother Mark byagenze bite uwo yagiye akababaro Pasiteri ntago abyumva ibi nta wabyiringira ubwo bibaho bite twavuganye ejo hahise ibi ni iki ngo Mark yagiye data nuki ubuzima ubuyobeye ubu ubona uyu munsi ejo nusubire kumubona ubuzima nuko bumeze nawe umenye igihe urupfu ruzamutwarira niyo mpamvu urupfu narwo ni nk'ahari Yesu wawaje ngo azaza nk'umujura n'urupfu narwo nuko nk'umujura nijoro ukagutwara muhagurutse wihangayika Imana izi byose ndabizi azima n'ingoma n'Imana iki ariko ibi ni iki kandira ibi ntabwo ari byo namaze kuvuga umutima w'umuntu n'Imana niwo ugomba kumenya aho uwo muntu agiye akana atwaranye mu mutima yanze kwihanasura akazi cyangwa zo ko wabanye n'Imana mu mutima kuko Imana itangira kureba gucumura k'umuntu guhereye mu mutima umuntu yakoreye Imana ubundi urarira kurira biri bumugarure aha turi ni heho tugeze hehe ndabona hari uwambaye ibyera wasanga ari umunsi w'urubanza yewe we kanza turebe uburyo imanza zizacibwa rero hari uwaje arasa n'utazi aho yageze erega witungurwa wapfuye yewe we uri imbere y'intebe y'ubuntu byagenze bite ntutungurwe kumbe ntabwo ari we wenyine ndiko na hari abandi umva Luka niwe batangiye kumubwira uburyo yabayeho ubuzima bwe ari ku isi yewe we urani Jeni na Jeni wa wundi wa Kamili yewe we warinejeje ariko hari ikintu wibagiwe dore na Maka nguriya gukora Uwiteka n'umutima wawe wose dore Maka nguriya inyuma hariya kubw'iyo mpamvu wabuze ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe Mana we uyu nguyu hagiye kujya wabatangiye kubwira gutya ubanza hariho abantu batari bazi Umubwiriza 12:14 havuga ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwa cyose ari icyiza cyangwa ikibi ayiwe we wabuze ubwiza izina ryawe ntabwo ryanditswe
mu gitabo cy'ubugingo. Hari uwituvuga deport vaho, deport vaho ye. Yego we, uwo ninde? Dore ye, dore cyaje kumuha ikaze, mana we. Kandi ikiboko gifite akantu kigukubita ukakumva. Sister Jane Nyirikamini, umwe wahuguwe na perezida w'urubyiruko. Katurebe we byagenze bite? Ese yarihannye bivuye ku mutima? Mu ntangiro wabayeho ubuzima bubi, ubuzima budashimwa n'abantu n'Imana. Yewe mu maso y'abantu n'Imana ntabwo bwari bunejeje. Ubura ubwiza bw'Imana, ubura ubwiza bw'Imana. Ariko bwa nyuma wararize usaba imbabazi. Yewe we, Imana ishimwe. Usubira ku vuko aho wahoze, usubira ku muremyi wawe. Ako gakorwa kamwe wakoze katumye izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya, Imana ishimwe. Yego, nuko rero Jane urakaza mu bwami bw'Imana, urakaza neza aho Imana yaguteguriye. Mana we, mbega we. Tugeze kuri James. James we ninde? Byagenze bite? James ni wa wundi wari useka Maka. Ngese yaza kuba ari wo mukubise urushyi, ntago baba barwanya intambara y'inkundura. Niwe wari mwiza, ariko wabayeho ubuzima bwo kwikunda ku isi. Yego we, iyo batangiye ariko akantu kamwe kanduye katuma ubura ikamba ry'ubugingo. Nubwo wari umukene ntiwifuje gufasha abakene, kandi ibintu ubutunze ntabwo aba ari ibyawe, ubundi ugomba kubikoresha nk'umurimo w'Imana. Hanyuma James, ako gakorwa katumye ubura ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Yewe we, ararira. Nawe ntabwo yarazi Umubwiriza 12:14. Si depart vaho. Hari icyaje kumuha ikaze kiba kinezerewe, kinezezwa no kubona ubugingo bw'abantu bwabeshi burimbuka. Dore nuko kibatwara, nuko kibatwara. Hagezweho Maka. Byagenze bite we? Wagenze urugendo rwiza, Imana ishimwe. Warwanye intambara nziza yo kwizera. Mu murimo wawe uri gukora neza. Perezida w'urubyiruko, urubyiruko wararutwaye pe, ukababwira amagambo meza, ukabagira inama. Maka, banza urebe iyi ntebe. Uyu ni umwambaro w'ubwiza. Yewe we, ikamba ry'ubuntu muraribona naryo. Umva Maka, ariko hari ikibazo. Ayiwe, niki? Umwuka mubi wo kutababarira. Mana we, ibyo pasiteri ku isi ari kuvuga ngo ari hari abana n'Imana. Umva ahangahe ibyo bari kumubwira. Yewe we, yarakwinginze ararira, uravuga ngo uramubabariye. Nyuma yo kurwara intambara nziza yo kwizera, ako gakorwa kamwe katumye uburira ikamba. Yewe we, yararira. Yewe oya, wararibuze kubera kutababarira. Oya we, wananiwe kubabarira. Dore uri kubwegera. Yewe, izina ryawe ntabwo uri
ntabwo uri mu gitabo cy'ubugingo. Depart, vaho. Yewe we. Birababaje we. Genda, nta yandi mahirwe ya kabiri abaho. Iyo umuntu amaze kuva mu mubiri biba byiciye ubundi, urubanza ruba rwiciye. Wewe nta by'amahirwe ya kabiri. Depart. Baracyabwirwa depart. No brother, Mark bitewe n'uburyo yakoreye Imana. Dore uburyo rwari rukumushinyagurira, rukumushyiramo agapoze. Dore yewe we. Oya we. I see a voice. Mark aracyari ku kiboko. Mark aracyari ku kibonko. Kimumereye nabi n'imigeri yo kigashyiramo. Yewe we. Kiri kumwihoreraho. Mbega bibi we. Naruririmba uvuga ati, iyo nza kuba narabimenye, hadaye no. Mark aracyari ku kiboko. Uwo mushiki we nabo vete batekereza ku isi ko yagiye mu ijuru. Dore ikiri kumutwara mu maboko ni cya Reaper, igisaruzi. Yewe we. Niyo mpamvu hari bavuze ngo the twist. Wahita umenya impamvu yiswe gutya, the twist. Cyase kugurana. Uwari uzi witeze kujya mu ijuru araribuze. Na Jane wagendaga ateza uburari mu basore, ijuru araribonye. Ese uri hano? Wari ugenda isiganwa ryiza, uri gukora umurimo. Ubwiza bw'Imana bukuriho. Uri kumwe nawe. Akaha kamwe katuma ubwiza bw'Imana bwigendera. Iyo wabubuze kandi uba wabubuze bwose, na kamwe kagusigaraho. Cyokoze ushobora kwihana bukakugarukaho. Ariko noneho iyo wavuye mu mubiri, yewe gwe ntahigwe rya kabiri. Ubwo biba byarangiye. Uyu munsi niba uzi ko ukiriho, ubwo buntu gihe cyaje vuga ngo Uwiteka ndakwiyeguriye, sinshaka kubura ikamba, ntabwo nshaka kubura ubwo bwiza. Ntabwo ngira ngo mbubure. Imana izakurira kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Ngira ngo filime igeze ku musozo. Yari Didier Manirakiza mwene so muri Kristo Yesu. Ngira ni amahoro bakuri Alpha na Omega, itangiro n'iherezo. Ambera akabano w'imperuko wari warapfuye akaba ari muzima. Uwo ni umwami wacu Yesu Kristo mvuga. Abane namwe ibihe byose. Bye.